kanya kureba ngo niba tuganira gato kaduse mama Ali nashimye Imana ko itugejeje iwabo Nyamata tubaze mama Ali natuyina we na Pastor Jacques Jacques hagararira abanyamata mutwakirishije nawe twigana abanyamata mutwakirishije. Amen. Mwami turagushima turaguhimbaza kubwi gahunda twateguye kaba igeze ku musozo ukiri kumwe natwe turagushimiye Mwami amasegonda minota amasa tujye kumarano ubane natwe gufashe ubushoboze kandi ukora ibitangaza mu izina rya Yesu. Ijambo ryatubwira ngo dore ibimenyetso bizaherekeza bizera ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Mwami reka habeho impact spirituellement physiquement ingwara zikire ndetse abantu babe restaurer physiquement spirituellement mu izina rya Yesu. Mwami tusige ikimenyetso muri ano muri bitaro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mwami itariki nizibagiranwe bazavuge ko ari abantu baciye basiga amateka masha. Mwami reka Mwami ingwara zikire abafite ibibazo bitandukanye byo mu mwuka ndetse no mubiri bikemuke kuko twakandagiye turacinega imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu. Udo kwemerwa muri bitaro ndetse raporo aho bazagenda bayitanga yose Mwami izerekezwe n'ubwiza bwawe izerekezwe Mwami n'icyubahiro cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti dusende twizeye amen. Koze cyane Yesu ashimwe no kubwira abantu ko Yesu agira neza kubaha inkuru nziza ya Yesu. Icya kabiri ni kubaha ibyo mu mubiri. Icya gatatu ni gusengera abarwayi. Ibyo bintu bitatu tuje gukora. Turaza gukurikiza protocol yuko bari butuyobore ariko ifo ibyo bintu bitatu byose bikoreka. Ubwo ni kubwira mama Ali ko niwe coordinator. Twifuza ko tuza kubona umwanya wo kubwira abantu ubutumwa bwiza no gusengera abarwayi tugendeye muri protocol ya hano. Icya gatatu uruko gufasha abantu turashaka ko ya list y'abari abantu bose baduhaye tubabohora bagataha iwabo. Amen. Amen. Turaza guhagarara mu cyanditswe cyo muri Luka ibice 4 umurongo wa 18 aravuga ngo umwuka w'Iteka ari kuri njye yansigiye kugira ngo mbwire abakene inkuru nziza kugira ngo mbohore imbohe. No kubwira abantu iby'umwaka Iteka agira imbabazi. Ni iryo jambo tuhagazemo. Amen amen amen. Rero turashima Imana ko yadushoboje kubw'imbaraga zacu kubw'ubushobozi kubw'ubuntu bw'Imana. Nta muntu duteganya kujya guha raporo ngo twandike ibi n'ibi Imana irabizi. Amen amen. Cya kabiri baratubaza tuvuye hehe. Twebwe turabakristo umubiri wa Kristo twigurije mu itsinda rimwe yitwa École de la Sagesse ariko icy'ingenzi nuko turi abana b'Imana bifuje gusangira bonane n'abarwayi nta bindi bintu byinshi. Amen. Ndumva ari ibyo ngibyo. Rero twihuse reka tubaze abari bashinzwe kutugurira ibintu tumenye ngo tuzanye iki. Bari bashinzwe kugura ibyo tuzana harimo na papa nawe karaza kutubwira ibyo.
ako ntikakizamuka. Aravuga. azaba umukozi nakwinjize nawe umbabarire ibyaha byose nakoze kugeza kuri iyi tariki uyu munsi mwami unyambike mu gitabo cy'ubugingo wino winjire mu mutima wawe umpindure rwose bicyare mu isi urakoze Yesu mu izina rya Yesu amen 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 tugiye kubaha ibyo babazaniye ariko mbere ko tubaha ibyo babazaniye hano hari umuntu waba uri hano kubera ko yabuze ubwishu bakaba baramwange gutaha ninde Nuya turiho ibintu ni bangahe bari hano bafite icyo kibazo apana ibyangombwa abaganga bari social benshi mama Sandrine nimubimarire hano ngo hari abandi badafite icyo kwambara mushyira amaboko ababyeyi badafite icyo kwambara ababyeyi badafite icyo kwambara ababyeyi umwe babiri batatu bane batanu batandatu dukomeze hirya bonane se muzi bonane yageze cyangwa ntabwo mubizi uyu munsi ni tariki zingahe 30 hari abantu batabizi z'ukwa kangahe z'ukwa mbere hasigaye iminsi ingahe mu mwaka urangire umunsi umwe tujye muri mwaka none muri gutegura kurya bonane gute kereka imana imana y'ibizira ko imana yahabakura twese amen amen twese ko twizera imana rero reka dukurikire reka tubane muri gahunda buri mubyeyi aravuze ngo twizera ko imana amari reka babanze bakurikire ubutumwa bwiza mugende ariko umujyi wanyu iwanyu turahaza mujyi wanyu turahaza
Ikanazi mu murenge wa Nyamata akagari ka Kanazi umudugudu wa Musagara. Hanyuma maze icyo byumweru birimo hano mu bitaro, naraje nza navuye inda nyine ishaka kuvamo, barambwira ngo nzabyara mu kwa mbere, birakomeza bibi bintu bikaze. Hanyuma mvamo barambaga banshyira muri biriya bitaro, hanyuma mbyara umwana unaniwe bamujyana muri biriya bitaro bindi. Ariko nkaba narasenze Imana irambwira ngo nzakwishyura, kubera ko yabonaga nta bwishyu ikabona nta gikurikirana. Imana z'abantu bayo Mamihangane n'impaka Imana z'abantu bayo yabiteye konsa umwana nasiragenda hariya, barambwira ngo nitana amafaranga. Hamagaye umugabo arambwira ati ntayo nifitiye nyine ukabona niko bimeze. Arambwira ngo ntayo, ariko agashakisha, sinzi niba yaragushakisha nako ntabwo nabimenye. Ndi konsa umwana, urabona ko nabyimbye ibirenge, nabyimbye igitanya. Nibaza ukuntu ngiye kurara hanze, nibaza amafaranga nciwe hano, nibaza ukuntu nzishyura hariya haraguru. Hanyuma numva ngo muraje ndi konsa umwana, numva ijwi rimbwira ngo mpaguruke mbakurikire. Hanyuma mbakurikiye ntabwo natinye kubabwira ikibazo, kubera ko numvise inda rimbwira ngo mbakurikire. Nabakurikiye, hanyuma mbwira umumama ni nanjye nkeneye umufasha, nimumfashe rwose meze nabi. Anyereka ko pasiteri bambwira ati mbibabwiye ntabwo mwanyakiye nabi. Njye nsenga Imana ikavugana nanjye ikambwira ngo nzakugirira neza, nkagikurikirana mfite. Ariko Imana iranyiyeretse, numvise ngiye ngomba kubashima. Imana ibaha umugisha, ntuye muri bitaro ibisigaye izaba Imana nibyo nababwiraga. Murakoze cyane, Imana ibahera umugisha rwose. Ndabashimye kandi imirimo mukorera mu isi ni imirimo irandikwa, ntabwo ari ubusa. Byanga bikundiye imirimo mukora ntibizabaherekeza. Ntekereza ko mwaje muri ibi bitaro bya Nyamata ari njyewe muje kureba, ntabwo nshidikanya ko atari iki. Nshimye Imana ikoze ibi bintu, hanyuma Imana ibahera umugisha mu izina ryayo. gira icyo uvuga kikuvuye ku mutima cyo gushimira Imana yawe. ntacyo nashimira narahuye n'ibibazo by'ubuzima, nta kintu mfite, ariko ibasha kungeza kwa muganga bagakira. maze gukira ubwishyu nibwo bwabuze, ariko nashima Imana nimba ibitangaza bikomeje kongeraho, banyishyuriye ideni rya kwa muganga. ndayishimira n'ubundi naho yankuye ahantu hakomeye. ndashima Imana rero ko ikomeje
ikomeje kumfata nk'umwana wayo, ikaba igikomeje kundindira ubuzima bwanjye kugeza aya magingo ye. wari umazemo igihe kingana gute? nayimazemo guhera kuri Noheli. Icyumweru nibwo bari bansigiye kugura amafaranga yo kwishyura. Uwiteka nakorera ibitangaza rwose. Sawa sawa. badusuye mu by'ukuri bakaremera abatishomoye. Mu by'ukuri hari abari barabuze ubushobozi bwo kwishyura ibitaro, uyu munsi nk'uko byagiye bigaragara ni amashimwe. Turabashimiye cyane, ariko by'umwihariko turashimira Imana ikomeje kubashoboza, kandi tubabwira tuti umuhati wanyu si ubusa ku Mana, mukomeze imirimo myiza muzayisanga imbere. Murakoze cyane, Ecole de la Sagesse. Milele na milele, amina. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Data turagushima, turaguhimbaza kubw'imbabazi zawe. Turagushima mwami ko ari wadushoboje, imbaraga zacu kubw'ubuntu bwawe mwami. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushima mwami ko Mana ndasabira umugisha umuntu wese mwami witanze kuza hano hantu. Ndahesha umugisha umuntu wese witanze agatanga ibye mwami. Ndahesha umugisha umuntu wese mwami wasenyeye iyi gahunda, umugisha wari mwami. Umwibuke Data, umugirire neza. Icyubahiro ni cyawe mwami, ishimwe ni ryawe uyu munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, amen. Amen, amen. Mu gihe tugitegereje abandi bari kwishyura, twajya mu modoka yacu, nibaza tureka tugenda burije, cyangwa abuzuye mu modoka abo abuzuye bagende gutyo na gutyo, sibyo? Yes, mwambare nanjye mukanyishyurira n'ibyo kwishyura. Yari yumvise gusa tubivuga tubaza ngo ese hari abantu birukanywe basezerewe bakaba batarabonye ubwishyu. Abyumvise yahise aza ati mwambare mukanyishyurira. Abo twari kumwe nabonye ntacyo bibabwiye, ariko ngewe kubera ko yabivuze sinzi uwamusubije ngo ntabwo ari ku rutonde, ahita mbona azanye amarira, ahita numva binkozeho. ndamubwira ati humura nawe mubo turi bubohore nawe urimo. arangije nyine agira umwete ntiyatuza inyuma, ariko tugeze hariya bamaze kumwishyurira ateye haleluya. arangije aranyegera arambwira ati mbabarira ngushimire, mbese ko tuje turi groupe uranshimira kandi turi benshi. arambwira ati reka ngushimire, ati mukoze ibintu Imana yari yambwiye. Amen. Bivuze gutyo ahita ambwira ati kwanza tereka mbwira umugabo wanjye amenye ko Mana nsenga ari Imana ikomeye. ahita ampa nimero nshyira muri telefone ndakompoza mpita muhereza umugabo we. aramubwira ati wari uzi n'ibindi rya dene ryose Imana yohereje abantu baryishyuye. Amen. byatumye nshaka kumenya niba ni umukristo cyangwa se umukristo. nsanga ni umwadeperi usengera ku Gahembe, umugabo ni umusinzi. arambwira ati umugabo wanjye kuva nagera hano ntabwo yigeze angeraho. ati nyine n'udufaranga abonye ni mu nzoga no mu itabi.
ndamubwira humura, iki ni ikimenyetso cy'ibyiza, Imana igiye kugukorera ibikomeye, ndetse n'uwo mugabo Imana ije mu rugo rwawe igiye kugira ibyihindura. Ndambwira ati yarabimbwiye, ati Imana yarabimbwiye, ati niba ngibi byo kuza ahangaha Imana yari yambwiye ko izabana nanjye, ati none ndayibonye, ati nzayivuga, ati ahubwo hagiye gushya, ati reka nyire gusa. Rero byatumye nimva mu byiyumviro byanjye ko guhaguruka i Kigali twazanywe n'isengesho ry'uyu mubyeyi, nubwo n'abandi babyungukiyemo, ariko buri isengesho ry'uyu mubyeyi niryo ryatumye Imana iduhagurutsa ngo tuve i Kigali tuze hano i Nyamata, aba ariho dukorera uno murimo. Rero njye nshimiye Imana, ku ruhande rwanjye nshimiye Imana ko mbonye buno buhamye. Iyo nta kintu nza kubona nari kumva ntacyo nakoze, ariko kubera uyu mumama rwose mushimire Imana, mwumve ko igikorwa twakoze cyageze ku mutima w'Imana. Wasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako. Turashimira Imana yabanye natwe muri iki gikorwa cy'urukundo twakoze, kandi Imana niyo yadushoboje kugikora. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nanone turashimira buri muntu wese wagize uruhare kugira ngo iki gikorwa gikoreke. Turashimira Imana yadushoboje gukora iki gikorwa cy'urukundo. Uyu munsi twasuye ibitaro bya ADP Nyamata, twashoboye gusura abarwayi batandukanye. Twinjiye muri pediatrie, twinjiye muri neo, twinjiye muri medicine interne. Twashoboye gutanga ibyo kurya, ibikoresho by'isuku, amasabuni, amapamperse, ibikoresho by'abadamu, twatanze imyenda, twatanze inkweto, twatanze amata, twahaye abana bavutse ba nyina babo bakarwara, twabahaye amata yo kubafasha mu gihe ababyeyi babo batarabasha kubonsa. Turabishimira Imana. Nanone turashimira Imana ko yadushoboje kubohora imbohe. Hari abantu bari mu bitaro bamaze iminsi baravuwe barakira, ariko barabuze amafaranga yo kwishyura ibitaro. Abo nabo twabishyuriye, twababohoye, basubiye mu mago yabo bashima Imana. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Luka ibice 4:18-19 aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, yansigiye kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Uyu munsi ubutumwa bwiza ku bakene byari kubaha icyo kurya, byari kubaha icyo kwambara. Nanone Yesu aravuga ngo yasigiye kugira ngo mbwire abantu umwaka wo kubohora imbohe. Abari baraboshwe babohotse, batashye mu rugo banezerewe, harimo abantu bakuru, harimo n'ababebe batoya. Ikindi Yesu aravuga ngo yasigiye kugira ngo namamaze umwaka Uwiteka agiriramo imbabazi. Twavuze ubutumwa bwiza, abantu bakiriye Yesu, bakira imbabazi za Yesu. Rero turanezerewe mu mutima wacu ko iyi bonane tubashije gusangira na bari bene data. Iyi bonane Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turashimira buri muntu wese wabigizemo uruhare, uwatanze amafaranga, uwitanze akaza muri icyo gikorwa, uwabisengeye. Ni ukuri Imana mwakoreye ibaha umugisha. Imana mwakoreye si umwana w'umuntu ngo yibagirwe imirimo yanyu myiza. Igitambo cyanyu nyuma y'amasengesho mwakoze yo kwiyiriza, mugatanga n'ibyanyu, mwakoze iki ijambo ry'Imana ridusaba. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndabifuriza umwaka mushya muhire w'umunezero n'amahoro n'ibyishimo by'Imana. Amen. Shalom shalom. Ndashaka gushima kuri uyu munsi uri hejuru. École de la Sagesse ihejeje gukora igikorwa cyiza cyane kandi cyanejereje. Njye natanze icyumviro cy'uko boza mu Bugesera, hano turi mu Bugesera,
kugira tuje gusura abarwayi bo muri ADPR Nyamata. Ni ukuri byankoze ko abantu bishimye dutahanye imihezagiro, ni ukuri byagenze neza ibintu tutari twibaza. Hama nashaka gushishikariza n'umwaka utaha n'ikindi gihe dushobore gukorera ahandi, tugende gusura abarwayi, tugume dukorera Imana. Nibaza ko ari n'ibyo n'Imana idusaba muri uyu munsi turimo. Murakoze.